twe abaruda twafashe umwanzuro mwiza cyane werekeranye n'imisoreshereze misha myiza tuzanye. Iyo tuvuze abaruda nk'uko twemera imikorere ya ruda muri byose ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rw'u Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Bityo rero twimisoreshereze tuzanye muri iki kinyejana cya 21 ni imisoreshereze izagendanye n'imizamukire y'ubukungu bw'umuntu, uko akora ibyo akora byose mu bucuruzi, imirimo runaka iri hejuru y'igishoro cya miliyoni 6, uko bazajya basora bakurikize regressive. Iyo turayanze ni proportional, iyo nayo turayanze. Iyo dushaka ni progressive taxation system. Iyi progressive taxation system abaruda badukanye bazanye ni nziza cyane. Iyi ni ugusoresha umuntu uko ubukungu bwe buzamuka ari nako bugendana n'uko agomba gusora, kandi umusoreshwa muto agomba gutangira gusora ari uko afite igishoro cya miliyoni 6. Bityo rero iyi ruda progressive taxation system izafasha abaturage bose, duhereye ku bana bato, ubwo ni urubyiruko, ibitsina byombi nibo bakene batagira igishoro kuri iyi si, kuko nibwo bakiba bakiza kuri iyi si. Nta mitungo yo hirya no hino bari banageraho mu buryo bwo kuyegeranya. Muri make nta kintu bari bigezaho. Urubyiruko iri tegeko riraze ribarengere ibihe byose, ibyatambutse n'ibi turimo bose bizasangwa ko bari bararenganyije urubyiruko. Bityo rero twabaruda tuzanye systems nziza. Iyo mvuze systems nziza mbavuze imikorere myiza kandi muri byose. Ariko hano kubitureba kubw'umwihariko kano kanya muri iki kiganiro mbaturabukungu n'ikisoreshwa ry'imisoro ku bintu runaka. Umuntu wese, yaba urubyiruko, umusaza n'umukecuru, abakuze bose, iri tegeko rigiye kubarengera. Ribarengere nta muntu rihohotera, ribakurireho akarengane k'ibihekane. Bityo rero n'abakire nabo nuko barenganiragamo bose bahumure. Turaje abaruda tubashirireho progressive taxation systems zigiye kubafasha uko ubukungu bwawe buzajya buzamuka niko uzajya usora. Bwamanuka nawe imisoro ikamanurwa, kubera bizaba byigaragaza kuri billing machines, ku kamashini gashinzwe kugenzura ubukungu bwawe uko buhagaze, n'igishoro cyawe uba washoye, uko waranguye, uko wacuruje, n'ibyo wacuruje n'ibisigaye byose. Ubwo kubigenzura bizaba byoroshye cyane. Bityo rero twabaruda n'abarudakazi tukavuga n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, twize ku by'imisoro turanonosora. Bityo rero twahisemo imisoro izajya isoreshwa bitewe n'aho umuntu aherereye. Hashobora kuba ari mu byaro cyangwa mu mijyi, ariko bose aho itegeko ribarengera nuko ugomba kuba ufite igishoro cya miliyoni 6 kuzamuka. Abari munsi ntibazajya basoreshwa, biterwe nanone n'igihe tuzaba tugezemo. Bityo rero igihe nacyo gifite icyo gisobanuye. Umuntu ashobora kuba akiri muto aribwo agitangira gukora ku ifaranga. Iryo tegeko ry'iyo misoreshereze rizajya rimufasha
anageze igishoro cya miliyoni 6 abone kwitwa umusoreshwa muto, abone gutangira gusora. None ikindi bizajya biterwa na seasons, igihembwe umuntu azaba agezemo. Ibyo bihembwe nabyo bizaterwa nuko nimba atangiye gushora imari ye atarageza miliyoni 6 nawe ntazajya asoreshwa. Bityo rero azajya asoreshwa ari uko yuzuza igishoro cya miliyoni 6, kandi bizaba byiyerekana neza, biniyerekana neza aho ubukungu bugeze n'aho bumaze kwikura n'aho bumaze kwigeza. Aho umuntu azaba yigejeje bizaba byigaragaza, haba mu bucuruzi ubwo ari bwo bwose. Ubwo buciriritse ni uburi munsi y'igishoro cya miliyoni 6. Naho gutangira gusora tuzajya tuvuga umusoreshwa muto ufite taxable capacity yo kuba yasora n'uzaba yuzuza igishoro cya miliyoni 6. Mbisubiyemo kenshi kandi nabyigishije kenshi, igihugu cyose barabizi n'amahanga yose yamaze kubimenya. Uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza kabuhariwe mpuzamahanga ntangarugero. Tuze kugira ngo turengere abaturage iyi misoro yakeneshaga kurushaho bajya mu cyobo njya kuzimu. Bityo rero tubagangahure, tubakure mu icyo kinogo igikombe cy'ubukungu, tubagangahure tubashyire hejuru. Nabo barebe icyerekezo cy'ubukungu icyo ari cyo twagennye, nicyo iki ngiki progressive taxation system tuzanye igiye kubarengera. Bityo rero izajya isoresha umucuruzi uwo ari we wese, inamurekera inyungu ze, noneho agasora akurikize izo nyungu yamaze kubona. Bityo rero nk'umuhinzi azajya asora ari uko yamaze gucuruza imyaka ye yayizanye ku isoko, nta kongera kumusoresha ari uko ateretse ibintu bye cyangwa bamusoreshereze mu nzira agana isoko. Kirazira, ibyo ntibibaho. Ibyo ni ukwica amategeko agenga ubukungu n'imisorere n'imisoreshereze y'imari iyo ari yo yose mu Rwanda, ishingiro ry'umurwa mukuru wa Afurika. Bityo rero bahinzi borozi mweshe musonze muhishiwe, Ruda ibazaniye ibyiza by'akataraboneka bitigeze bibaho kuva isi yaremwa. Umuhinzi umworozi azajya asora ari uko yashoboye kugurisha imitungo ye. Iyo myaka ye mu gihe atarayisoresha ntabwo yemerewe gusoreshwa. Bityo rero ibyo nibyo bita umwenegihugu ukunda igihugu, yaba uwo narangiza kugurisha azasora, noneho n'uyu usoresha nawe areke gusoresha umuntu utaragurisha. Ibyo twabibona ko ari akarengane k'ibihekane. Turashaka ibyo byose bihagarikwe aho byaba biri hose, haba mu Rwanda, East Africa, Afurika no ku isi yose. Umuntu ajya asora ari uko ageze igishoro cya miliyoni 6. Ibyo bizitwa kanuni z'ubukungu mu misorere no mu misoreshereze. Bityo iyo migenzereze y'imisoresherezwe n'imisorere mu Rwanda zaba ari amategeko meza n'amabwiriza meza mpuzamahanga, azahuza amahanga tumaze twese gusesengura neza uburyo n'imisoro izajya yegeranywa n'uburyo izajya ikoreshwa, noneho n'ubuyobozi bumenye uko buzajya bunatanga raporo ya buri mwaka icyo iyo misoro yamaze n'icyo iyo misoro yagiye ikoreshwamo, kugira ngo hato na hato batazavaho bayiguramo ibisasu bya kirimbuzi n'intwaro zikomeye n'intoya zarimbura abaturage. Kandi bari bazi ngo iyo misoro itangwa kugira ngo hubakwe amashuri, amavuriro, amasoko n'ibindi bikorwa remezo ku butaka, no kongerera ubundi buhanga mu mitwe y'abantu. Bityo rero
kugira ngo abantu niba b'abahanga bajye batekereza neza, bakora ibyiza, kuko batekereza neza mu bwonko bwabo harimo ibyiza gusa, nta suri y'imonogozi irimo. Bityo rero Imana izabishimira, kuko icyo gihe bazaba babaye abana b'Imana batekereza neza, badafite ubwandu mu bwonko bwo kubama hejuru y'abakene bakabasoresha kandi ari nabo badafite munsi y'urugo. Bityo rero iri tegeko rije kurengera abantu bose bari munsi y'igishoro cya miliyoni 6, rirengere n'umukire bubamagaho bakamusoresha ibya mirenge, bakamuca imisoro amamiliyaridi n'amamiliyaridi mu madolari cyangwa mu manyarwanda cyangwa andi yose, kandi nyamara ibyo bintu atarabuze kubisorera, yarabisoreye, ariko yasoreye ibyo yari afite. Ibyo bindi nibyo bamugerekaho kugira ngo bamukunde, bamubonereho, batware ibye, bamunyage. Iri nyagwa kuva kare kose riramaganywe, turabyamaganya abaruda. Nta muntu ugomba kunyagwa ibye, akamuntu ni akamuntu, uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe, haba ku buzima bwe no ku mutungo we. Ntihakajye hagira uhohoterwa yamburwa ibye bakoresheje izo kanuni zitari nziza. Ayo mategeko n'amabwiriza bishingira hato na hato bagayakoresha mu guhohotera abantu mu misoro no mu misoreshereze no mu misoresherezwe. Ntabwo ari byo. Umuntu akubamaho ngo wadoginze imisoro. Wayidoginze hehe? Yari hehe? We wayisoreshaga? Ni ryari umuntu kweri yakwepa abo basoresha iyo misoro, kandi buri mwanya batonda ipera aho ngaho ukorera bagutereraho ingufuri? Bityo rero dushaka iri tegeko progressive taxation system rizarengera abantu bose, ibitsina byombi, abakuze n'abakiri bato, abanyemari bose bazaze gushora imari yabo mu Rwanda. Abaruda twe tuzafungura amarembo, abantu bose bashora imari ku butaka, mu myubakire hose. Umuntu ajye yubaka inyubako ye ndende ku butaka bw'umuturage, ariko imiryango ibanza hasi ibe ya nyiri butaka, iziri muri kave n'izigeretse hejuru hose zose zizabe z'umushora amafaranga, naho iziri ku butaka iziringaniye n'ubutaka zibe iz'umushora butaka, imari y'ubutaka. Bityo rero ibi byose bizitwa imbaturabukungu. Noneho izo nzu zizafasha abaturage mu gucuruza no gukora indi mirimo yose, hongererwa amaserivisi, abantu bahanga imirimo, bave mu byabatandukanyaga, ahubwo bibande mu bibahuza. Nk'umushoramari w'amafaranga ye n'umushoramari w'ubutaka, abo bose iryo tegeko rizabarengera. Mwese mushonze muhishiwe, rudiraje. Ruda niyo kataraboneka, ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda bw'akataraboneka ku isi. Ubu niko twe abaruda tuzajya tubigenza. Ni nayo ngamba rukumbi twakoresheje mu kugira ngo abantu bose batwemere mu gihugu hose no ku rwego mpuzamahanga. Imisoreshereze mishya abaruda tuzanye, iyi izafasha abantu, kiremwa muntu, uburenganzira bwacyo buzubahirizwa, haba ku buzima bwe no ku mutungo we. Ubutunzi azaba atunze ubwo ari bwo bwose, nta kumubaza ngo wabukuye he, bwavuye he, keretse hari uvuga ko amureze ikirego ko yamwibye ibye, yamusahuye ibye. Nabwo ibyo azabitangira ibimenyetso mu rukiko yatanze ikirego cye. Ibyo bizaba ari mu rwego rw'ubutabera. Bityo rero nta muntu cyangwa ubutegetsi buzajya bwubama hejuru y'umuntu bumubaza ngo ibikutunze byinshi wabikuye he. Kirazira, kirazira. Nta muntu ugomba guhohotera undi. Tugiye gushyiraho ingamba zikarishe ku
uburenganzira bwa muntu n'umutekano w'umuntu n'uburenganzira bwe ku mutungo we, ku buzima n'umutekano uhagije ku mutungo we. Bityo rero nta muntu uzongera kwikinga inyuma y'itegeko cyangwa inyuma y'umwijima cyangwa inyuma y'abafatanyabyaha benshi ngo bagiye kuba abagabo mu rubanza, kandi nyamara batekinika babesha. Igihe cy'itekinika kirarangiye. Iri ni itangazo murimenye mwese, kuko abaruda bararimenye. Ubu hano rireba abatari abaruda, namwe rirabareba. Abaruda n'abarudakazi mwarakoze cyane kubyumva kare kose kuva mu ikubitiro. Mwe mwateye intambwe rwose y'abagabo, rwose mwasesenguye ibintu neza, mwegeranya amakuru neza, byose mubiyoboye neza, kandi mufite inzego z'ubuyobozi zubakitse neza. Rwose muhore musigasira ubwo bumwe bw'abaruda, kandi mugamije no kuzana n'aba batari abaruda bose, abaruda bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga. Mwese intego ni ya yindi, ni ukwegeranya inyigisho zose nziza, mukazegeranyiriza abo bantu bose, mukabahugura, baba abanyarwanda n'abanyamahanga bose, kugira ngo dushinge leta zunze ubumwe za Afurika. U Rwanda ruzabe umurwa mukuru wa Afurika, noneho Afurika nayo izaba umurwa mukuru w'isi. Bityo rero iyi zitwa imbaturabukungu nyarwanda. Banyarwanda, banyarwandakazi mwese muturiye mu Rwanda, bari muri East Africa, Afurika yose no ku isi yose. Ngende umusaza barafinda Sekikubo Fred, washaka yampamagara akambaza kuri izi nomero zikurikira za telefoni igendanwa: agasaraba 250 78 34 28 622. Mushobora no kunshakira kuri web page yanjye kuri wa@ruda.tk. Bityo rero tubaye tubashimiye kandi tubasezeyeho, kandi Imana ibarinde, ibasukeho amavuta azabatera kumva no gusobanukirwa ibikwiriye mukora ibyo, kandi Imana izabishimira kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane. Bityo rero muzarambe nk'umusoro ku isi, ariko Imana izareba abasoresheje ibaka izo fagitire n'ayo begeranyije. Mwe muzayegeranye muyubakamo ibikorwa gusa byiza, hanyuma Imana muzayereke ko mwubatse amashuri, amavuriro, amasoko, byose byatanze umusaruro wafashije abaturiye isi. Murakoze, murakarama.